Mutabazi amafaranga ntago ari 600 yayibura imodoka agendamo inywa lisansi yarazamutse mu ziritiro igura ntago imodoka niba agenda mu modoka buri munsi mu cyumweru abayakoresha amafaranga ngana none se ubona ari ukubera iki yanze kwishyura kandi ijambo nkigarukaho Mutabazi afite umugambi we aziraniho n'Imana n'umutima we nama 100%, kandi nanone ufite ikimenyetso gishobora kugaragara kikamenywa n'abaturage bose bahoze bambwira ngo ni umunyepolitike. Ipolitike rero akorera nje ntabwo nyizi ni uyizi, kandi muzi yuko tujye tuvugisha ukuri, tugeze mu gihe cyo kuvugisha ukuri abanyarwanda. Mu mahanga baturusha imbaraga n'ubushobozi hajya abantu ngo njya numva bananiranye ibyihebe kuba ikihebe rero ntabwo ari uko umuntu yajugunye igisasu gusa kuko nubundi niba umuntu akora ibintu bishobora guhuzanisha imitwe yo gucya kandi abana abaturage bari ari abantu atari ibikoko ari iki nabwo twabiramo ikindi kintu nkatwe turobanamo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. tugiye kuganira n'umuturanyi w'ahantu Apotre Mutabazi cyangwa se Mutabazi gusa yaratuye. Muraho neza? Mukomere ndabona nk'abaturanyi nk'abantu mutuye hano hafi namwe mwaje. Twaje hano kubera ikibazo cyavutse muri no mudugudu cy'umupanga ibitwa Mutabazi Apotre wita Mutabazi Apotre yari yakodije hano urugo rw'umuturage hanyuma aza kurukinga arigendera. Hashize amezi amezi 3 batanga amakuru yuko yagiye batanga amakuru barategereza ko yazaza ngo akingura inzu kandi ubwo nuko yirugo arafite mishaje na communication z'amatelefone higeze abyubahiriza rero byageze ubwo umuturage ngumeza gutegereza birava ko bigeze mu mezi 6. Mu mezi 6 ni menshi kandi umuntu afite umuryango ugomba kubaho uko gukodeza ku iyo nzu uwo umuntu ashobora korera kuraga amafaranga yakabaye ari buri abana abanyeshuri bagiye yakabaye ari abangabende babagura n'umuceri wo kurya kandi uwo ntigeze avuga ati narabuze wenda nyihanganira mbese ngo umuntu agaragaza ukuri igaragaza ko ari twene nanabuze kubera gucya na gucya we yaracicitse rero. Igihe rero ibintu bigenda bikomera ko umuntu yagiye yitabaza inzego nundi numva ko hari amakuru nyine bavango yasabye inkunga mu nzego ariko ibyo ntibyari ikibazo gusa inkunga n'uburenganzira bwe n'abarobisi. None uyu munsi aho tumenye ko bagomba ku inzego kuhagera kuza kureba icyo kibazo cy'iyonzu yakinzwe bahageze n'abaturage twaje kureba kuko ni ngombwa umuturanyi ntabwo yagira ibibazo kuko bose n'abaturage b'igihugu kandi bagiye barwa n'amategeko natwe n'abavandimwe nuko tuhageze dusanga ko uwo mugabo yari yanaje nawe yanahageze ariko yahageze ahageze we ntabwo yigeza nibura ntagana ngo agire n'uwavugisha ahubwo bigaragara ko ahise akata kongera akigira mu modoka agasiga umunyamategeko yazanye ngo uzamuburanira cyangwa umuburanira. Ibyo rero twafashe nk'abaturage uko tubibona buriya isi yacu iragoye umuntu uramubona ntagufasha kwita umumenya burya tuvuga ko umuntu muzi ariko umonye igihu cy'inyuma ni kote yambaye n'imyendero n'inkweto ariko umutima uzwi n'Imana. Kuba ari Apotre buri Imana niyo imuzi cyane mbere yuko ngewe mubona ashobora kuba nyine mubona nk'umuntu usanzwe ariko Imana yimifiteho imigambi myinshi cyangwa se byinshi biruta ibyo ngewe nakamenya. Apotre wakwambura umuturage utari Apotre we na n'urugero kandi ko Apotre abantu bafite icyubahiro gikomeye cyane bashobora no kuba bafite babanyakuri bakaba n'abanyarugero. Ibyo ngibyo ngewe nk'umuturage wabibonye hari icyo numva nanenze. Icyo nanenze rero nuko nanenze cyane yafasha abantu yabonaga abantu bahari yari kuvuga ati ngewe hano ndarengana mumfashe mu ndenganure none nari narabuze kwene narenganurwa nabyo byari kuba ari byiza. None rero kwera kwadusinye umunyamategeko nari maragane n'abaturage cyangwa n'inzego zihari ariko tubona ko atari ko kuri nubwo umunyamategeko afite itegeko nyine kuko byanga bikunda ntago twese twamanje kwicara ngo dusoma amategeko ariko se niba yarambuye umuntu kwambura n'ubundi nacyo ni icyaha kibarwa mu byaha guteza ikibazo nk'uburebye ko mu gihe cy'akazi yari yarayavuze kuyabura niba yarabyemeye akabyumvikanaho na mugenzi we bari bakodeshanyije yari gusanga n'inzego akazibwira ikibazo bakashobora kubumvikanisha bitagombye no kuba byahuza abaturage bose ngo bahagarike n'akazi kandi bagomba gushaka n'ibibabeshaho no gushaka amakaye y'abana n'ibindi bitandukanye bagomba kuba barimo. Bivuga rero ko ibyo ari byose nawe yakoze ntago tuza guhita tubimushima burya tugomba no guhita tunanenga kuko kunenga ntago ari ikosa ahubwo habamo no gukebuka. Yahageze afite urufunguzo akanga no gufungura murumva ko icyo nacyo nubundi bigaragazamo agasuzuguro cyane kuko nubundi yari kuba ariwe ntabwo urugo rw'umuntu ntinavogera nubwo akodesha agatara yanishyuye numva ari kujya mu nzu akicaramo yari kugira wenda bamusanzemo akabaganira cyangwa bakamusohoka akabaganiriza akagaragaza kuba
kuko nubwo ari potere ijambo ry'Imana ngiye rimbwira yuko ngukunda mugenzi we nkuko yikunda ubwo niba yikunze we akigendera abana akabateza ibibazo nabwo ndumva atari ukuri. Ikindi nabashe kumenya ko aho mpagere bavuga amakuru ngo arimo arasaba inkunga Perezida wa Repubulika. Inkunga sa Perezida wa Repubulika we yayisabye nyine ku giti cye afite impamvu. Ariko none twebwe tubireba uriya byose umuntu arareba ukitegereza tubona ko nongeye ko haraho nabajijwe n'undi munyamakuru kuko ntabwo twagiye mutubasha kudusobanurira amazina yanyu radio zagiye ziza. Uriya mugabo ngera wabonye ko vuga ngo afite ikibazo kihari bishoboka ko afite ibibazo n'abantu benshi abona yuko wenda atabasha ko gukemura ibibazo agashaka kwiyegereza inzego zimutabare kare wenda akanga kwishira mu mategeko ngo yijyane yirongore ngo bamufunge cyangwa se bamubaze. Ibyo navuze ko mugomba kubikurikirana nk'ababishinzwe bagashaka abantu bakamuganiriza radaho banganye akabasobanurira umurongo ariho. Ikindi ashobora kuba afite ibindi bibazo mu muryango we nabyo bikomeye atagaragaza akabashaka inzira zo kugira ngo wenda ashoze imanza wenda n'umuryango umwumve arebe wenda uko yakemura ibibazo afite kuko byari byose imanya ko ari ikibazo kimwe afite cyatuma yamura 600 bizana abanyamakuru abayobozi mu nzego zitandukanye bakaza ahantu akabafata gucyo akagenda. Niyo mpamvu rero twebwe abaturage icyo tubona nuko gusa n'ubundi inzu y'umuturage igomba gusubizwa kandi n'ubu ntago umuntu yavuga hari abantu bitwaza akava ngo ngo niba yikora abayobozi ngo aravanga ibi nibi kandi n'ubundi umuntu yaba yambara 600 akazava ngo harimo miliyoni zinizi cyangwa yarataye ahantu nta n'umuzamu yasa ahubwo tugize amahirwe nyir'urugo numva ari kumuteza ikibazo iranze iyo baza kwitobora ikibwa nta bantu bahageze ahubwo nyiri igipango ari kuzahura n'ibibazo. Ibyo ari byose uriya mugabo Mutabazi ari ukubura amafaranga ko Mutabazi amafaranga ntago ari 600 yayibura. Imodoka agendamo inywa lisansi yarazamutse mu ziritirigura ntago imodoka niba agenda mu modoka buri munsi mu cyumweru abayakoresha amafaranga ngana none se ubona ari ukubera iki yanze kwishyura kandi ijambo nkigarukaho Mutabazi afite umugambi we aziraniho n'Imana n'umutima we nama 100% kandi nanone ufite ikimenyetso gishobora kugaragara kikamenywa n'abaturage bose bahoze bambwira ngo ni umunyepolitike. Ipolitike rero akorera nge ntabwo nyizi ni uyizi kandi muzi yuko tujye tuvugisha ukuri tugeze mu gihe cyo kuvugisha ukuri abanyarwanda mu mahanga baturusha imbaraga n'ubushobozi hajya abantu ngo njya numva bananiranye ibyihebe kuba ikihebe rero ntabwo ari uko umuntu yajugunye igisasu gusa kuko n'ubundi niba umuntu akora ibintu bishobora guhuzurisha imitwe gucya kandi abana abaturage ari abantu atari ibikoko ari iki nabwo twabiramo ikindi kintu nkatwe turobanamo gukora ibintu nk'ibyiki ashobora kugira ngo amenyekane hari abashango bandikwe mu bitabo hari abagira ngo mbese babibirangire mu makuru wenda ko ari ikintu gishya bakoze nge numva byanga bikunda kumenya amakuru ye neza kandi twifuza ko nibamara gusobanukirwa neza ibye bakwiye kujya bigaragaza tukabimenya kuko byanga bikunda niba ari umuntu ukunda igihugu akunda n'abaturage ntago yakora ibintu bimeze kugira ngo tumenye ko byanga kandi nawe ari n'umukozi w'Imana nubwo umuntu burya akora Imana ku giti cye cyangwa akazahanwa ku giti cye ariko nabwo ntago ari byo. Mbere yuko ibi byose biba wari usanzwe umuzi umubona nari nsanzwe mubona ariko yitura hari abantu b'abanyabyo rimwe na rimwe yatakwiyegereje uramubona nyine ukamusuhuza ko n'umudugudu wamo turaturage ibintu bya leta ntadukunda yakunda koza ngo twegere baba bari mu bintu byabo nyine nk'ubwo wenda kuko yari umunyacyubahiro afite nuko yitwa n'inshingano ze ntago ari ngo kumukurikira ngo tumaze ngo ibi niba ari kugicyo gihe byanga bikunda mubona ko n'ubundi haba hari igihe umuntu agomba kugaragaza ibye kandi bigasobanuka. Cyubahiro yari afite subara cyagifite uyu munsi cyubahiro yari afite ntago ari bukikumwakwe kuko Imana yarakimuhaye ariko nanone ukurikije ibikorwa burya ibikorwa by'umuntu bishobora kumwerekana ugasanga hari icyo umuntu amwibajijeho ntago rero byari byose uburenganzira bufite nk'umuntu ariko nanone urebye nanone n'abandi nabo ntago yabuze uburenganzira ahubwo ikiza gukemura ibibazo no kugira gute baravuga ngo ukuvuga ukuri akora ibyo gukiranuka nuko ari kwishyura gukiranuka nuko ari kubwira abaturage akababwiza ukuri ati ngewe mfite ibibazo nahoze mvuga ngo mukanya abanyarwanda dukunda kubahana turi abantu bagira neza turi abantu bakunda bagenzi bacu kugaragaza icyo nduma namwe muri ahangaha yavuga ati 600 ntago wenda niba atari kubona 300 na 300 yari kuza kuvuga ati baturage mumfashe mfite ibibazo narwaje umuntu agize gute ntago ari kubura inkunga ariko ntiyabivuze ibyo nge nkabona ko byanga bikunda hari icyubahiro cyahagazeho ariko gifite n'intego ntago ari ibintu mutazamenya amakuru muzasobanukirwa bura muzabibona nge ndabihamya nk'umuntu mukuru afite intego ye kandi izagabonekamo ukuri 100%. Wenda n'urugero uyu munsi birabaye baraje binjiye mu nzu baciye urugi basanze n'ibikoresho bike birimo kuko nakamatira ka simple nakabonye n'utundi tuntu
ntazi ariko bitanafite agaciro cyane. Ikiza kirimo rero buryo u Rwanda rwacu ko rugendera ku mategeko n'abaturage kandi bakabyitaho. Murabona mwarimu hari buri hagira wenda kuza nk'undi muntu wakingura cyangwa nyirwa akakingura nta bantu bahari yari kuzaza avuga byinshi. Mwabonye ko namwe mwafasha amakamera makuru mwabibonye ibintu byari bihari nje nubantu kandi ibintu byo birarindwa neza isaha naho abishakira akanabitwara kuko nubundi yahageze mwabonye ko nubundi yigende nta nuwamuvugishije nta nuwari kugira gute niwe yihitiyemo uko abyiyumvamo. Njeno wenda yasanze ko kugira icyo yanavuga yashyizeho umunyamategeko amuhagarariye mu mwanya we kandi umwana umunyamategeko nawe n'umuturage nk'abandi nubwo afite kuturusha itegeko kurimenya cyane ariko nubona hari icyo yabonye. Wenda mukanya numvisha uri kuvuga ku Mana cyane. Reka tuze kuri Mutabazi nk'umuntu w'umuvuga butumwa, nk'umuntu wabwirizaga, nk'umukozi w'Imana, reka mbivuge gutyo. Iki kintu kibaye kuri ibi ngibi gishobora kugira icyo gihungabanya ku bantu bakurikiraga ubutumwa bw'Imana atanga. Burya ubundi umurimo w'Imana nibyo kwitonderwa cyane. Bibiliya itubwira ko mu gihe cya Kristo yavugaga ubutumwa bwiza mu bigishwa yakundaga n'ubundi habonetsemo Yuda, kandi Yuda yari mu bigishwa b'imbere, ntabwo anene kugambanira umwami. Uyu ubwo nagira ngo naguha urugero rwa Yuda kugira ngo Yuda umumenye icyo gihe yari intumwa ikomeye. Yigeze yegera n'umwami aramubaza ngo ni yaramubwira ati wakabimenye kuko Imana yo ireba imenya mbere yuko twe tumenya. Ibyo rero byo kwirwa mubwira ngo ubutumwa kuvuga ni inyungu ze ku giti cye kandi no kuba yafite icyo cyubahiro ni inyungu ze ku giti cye, ariko kenshi imbuto z'umuntu nazo zimugaragaza uko hari. Potere ntabwo mpamya ko yabura amafaranga 600 byatuma wenda igihugu isi yose imwota. Ntabwo ari byo, ntabwo isi yakabaye imwota ku 600 byonyine ni nta muhagarariye n'abatunzi. U Rwanda byari byose tubona ko rufite ubutunzi. Rero navuze ko byanga bikunda nkange icyo numva aho ngaho ntitwagumiza kumutindaho, ariko kuko nubundi ari umuntu ukeneye kwegererwa akaganirizwa agahumurizwa cyangwa se agasobanurira neza intego y'ikibazo afite kizasobanuka. Ndumva rero gusa atiyongeye no ko yagenda ngo ateza hari ikibazo. Niba arimo gusaba inkunga asaba erega yisaba ko gashobora kuba asaba amafaranga ariko afite wenda n'urugero murabizi ko umuntu ashobora kuba afite ibibazo n'abantu akabona wenda yumva akagira ubwoba cyane, yatangira kugira ubwoba mu mutima agashaka uburyo icyo yakwishyuza bikamunanira, ariko agashaka inzira yabona uko yarengerwa. Kandi muri bakari mu aratabaza mu mategeko twe ntabwo tuzi impamvu, ahubwo gusa nabonye ko ngiye icyo nasabaga n'ukumwegera bakamuganiza agatanga amakuru neza n'ukuntu yambara abaturage cyangwa n'ikibimutera cyangwa n'inkunga bizagenda neza bizasobanuka. Bya Potere ndumva nta tutabitindaho naho Imana nawe iramuzi kandi Imana bikunda abanyabyaha ikanga icyaha. Ubwo rero niba hari bimo kuvanga cyangwa no kuvangirwa nabyo Imana irabizi, ntabwo twebwe rero twabitindaho cyane. Murakoze. Yewe niyo yaza akavuga ko yari irimo yampaye uburenganzira nanjye tuzabiburana. Icyo tugiye kurana tujyanye n'ubuyobozi ruya ture ko nta kintu cye ubuyobozi bamutwariye nk'umuntu hari ko nta kintu abuze. Noneho ibijyanye n'icyo yindi yifuje kandi nanjye wakwifuza n'umuntu wese nuko ibijyanye no kuryama uko yogeraga biba prive yiwe, ariko ibibaye ku karubanda bijya ku karubanda. Ariko ubuzima bwite bwawe nabwo ko umuntu ari umunyagitinyiro, ntabwo ubuse kudafatira umuntu yambaye ubusa ngo ugende ukire ko ibyo nta kibazo. Iyi serire ko yishwe kandi hari urufunguzo. Iyi serire iraza kugurwa nande? Iragurwa na Celestin, muraza kuyigura. Tugiye kubikora mu nyandiko, turagomba kuyibara mu byo agomba kwishyura. Murakoze cyane. Reka tubirebe. Reka ubuyobozi reka abayobozi nibo hinjiyemo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya, hinjiyemo nyirinzu muramubona umusaza, hinjiyemo n'undi mutipe, abayobozi nibo binjiyemo n'abandi baturage baho. Umunyamategeko afunze umuryango ati bijye prive nyamara ibiri ku karubanda bari ku karubanda. Arayatwaye rero bisabye ko umunyamategeko we ndetse n'ubuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya binjiranyemo hano muri iyi nzu ndetse n'abandi bantu bari bahari. Niki mico n'imyifatire n'umuntu witwara neza mu bantu ufite uko agenda, ahari abantu ntabwo habura uruntu ariko ntabwo byari bikwiriye. Uyu si umuco w'umunyarwanda, si umuco nyarwanda, ntabwo bikwiriye. Ndumva ruko nabi yavuze yuko Twagereza Joseph abambarizwa mu rugaga rw'avoka mu Rwanda, abandi umunyamategeko wunganira cyangwa nkahagararira Apotre Mutabazi Kabarira Maurice.
kwibaza impamvu atari kubona Mutabazi kandi mwari muzanye abantu bari bazi ko wenda aje no gufungura mu mahoro. Murakoze cyane. Nuvuga ngo ngewe nk'ubusanzwe urumva ahantu nkanga sinari impazi, namwe murumva ko ari bagenzi banyu bari mu kuyoboza, yagomba ko hanyereka. Ariko kubera ko yari afite gahunda yo kwa muganga, namusanze kwa muganga, ndavuga ni ihangana ngeze hano ikibazo gikemuke, nimba ashaka ko nkora akazi nk'uko twakagiranye amasezerano ko ari uko kugomba kubahirizwa. Musaba ko rero yakora ibishoboka byose akangezaho ikibazo kiri. Ubwo kuri navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa yari yampaye umunsi wo kwa gatanu ku miterere y'akazi ko mu nkiko sinabasha kuboneka duhana uyu munsi. Icyo rero nakoze yahangejeje, musaba ko twagumana niyo atanavuga ariko akaba hari ibibazo bye bikemuka, avuga ko iki cyambere ari uburenganzira bwe ari ubuzima, ko ugiye kwa muganga arahanyereka aragenda. Ndumva ari ibyo wenda navuga ko ubu naje muri kino kibazo cya Celestin kugira ngo ahabwe uburenganzira bwe, ndetse n'undi nabo uburenganzira bwe bwubahirizwe ukodesha n'ukodeshwa bose bagira uburenganzira, cyane cyane budahungabanyije umwe muri bo. ntabwo ashobora kuba gusenda mu kibazo arakugejeje ahita agenda, ubwo ntabwo usubiye mu kibazo. Ikibazo ntacyo, ikibazo ko ngiye byonje nibyo mu mategeko, ibiri inyuma y'amategeko ntabwo biba bindeba. Ikinzanye cyane ni ukugira ngo menye mbe na mbe niba mwarumvishe ikiganiro uyu muturage Celestin yagiranye na Papi kuri BTN TV, yavuze ko yabuze Mutabazi, yazengurutse Byumba hose no mu mujyi wa Kigali akamubura. Uyu munsi twagira ngo dukureho cyuko atabuze, arahari, ndetse ko afite n'umuhagarariye cyangwa umwunganira mu mategeko nawe arahari. Ikiriho rero kigiye kureba uburyo ikibazo afitanye na Celestin cyakemurwa kijyanye n'ubukode bw'inzu n'inzu yabagamo. Nkumva rero icyo tugiye gukora twifashijwemo n'ubuyobozi bwite bwa leta buhagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, ibindi byari butegeke n'ibyo ari buvuge turabyubahiriza, ariko cyane cyane nita ku nyungu za bose. Ubona inzu ayibone ku munyamategeko ntabwo ari uguhutaza undi, ndetse n'ubona ibyo ubukode ibyo agomba bibonwe nko gukuramo ibintu bye, preavis iremewe, ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Sinzi wenda amasezerano mwagiranye ufite ikihe cyizere ko azakwishyura kandi ko afite ibibazo by'amafaranga? Ikibazo cyo ntacyo mfite, kubera ko iyo njya kuba mfite impungenge yuko atanyishyura simba naje, ariko aho nza nkoresha karibira mu makondisiyo ngomba kuzibona kungeza aho ngomba kujya. Mu byo nkora ni ukugana mu nkiko turasora, hari amasezerano dufitanye, igihe rero atakubahirizwa nanjye twagana mu zindi nzego, ariko cyane cyane uburyo akoze mbona nta kibazo twagiranamo, niyo mpamvu nemeye no kuza gukorana nawe. Ikijyanye rero nuko naba ndi hano numva nta mpungenge zimwe mfite z'uko nabura ubwishyu. Ibyo yarakubashijeho iyo urebye amafaranga avuga azakwishyura ukareba nayo yari arimo hano, ubona bidahuye kuko ayo azaguha iyo menshi kuko yari kuhana. Ibyo ntabwo wenda wabitekereje? Murakoze cyane. Ikijyanye n'amasezerano dufitanye ntabwo ari amasezerano kuri iki kibazo gusa, ni ikibazo kiri rusange, ibibazo afite ndetse n'ibindi yagira. Nk'urugero nk'ejo yakoze conference hamwe n'abanyamakuru kugira ngo avuge speech agomba kuyima akayitegura, nkareba ko itarimo imbogamizi mu rwego rw'amategeko, ko atahutaza niyo yarenzaho ibyo atekereza we, ariko ibyo tuba twavuganye nk'umujyanama mu by'amategeko mba nabirebye. Ibindi byo yakongera n'agakeregeshwa ashobora kubazwa amagambo yavuze ariko bitanditse cyangwa bitanyuranye n'ibyo mba namugiriyeho inama, ariko ndi umunyamategeko ugomba gukurikiza amategeko, nibyo mba nakoze. Naho ibijyanye rero no kuba twajyana amafaranga menshi arenza ayo afitemo hano, ngira ngo yavuze ko afite ikibazo kirenga miliyoni 30 cyangwa kigera kuri miliyoni 30. Iki kiri hano nta nubwo nkurikije ngeye ibyo tuganira, inzu yakodeshaga 60, harimo amezi 7,420, yemera kuyishyura mu gihe turi bwumvikaneho na nyir'inzu ndetse n'ubuyobozi icyemezo bafata, ndetse n'abaturage, ndetse namwe mu kuma mwakoze ubuvugizi ku muturage kugira ngo arenganurwe. N'ibishyirwa mu bikorwa azishyurwa mu buryo twumvikanyeho, bitandukanye na kontra yanjye y'igihe kinini dufitanye n'ibibazo cyangwa n'ubujyanama ngisha dufitanye. Metero k'amafaranga uvuze ahabanye nayo nyir'inzu avuga ko amuri. Yego,
yego biratandukanye ariko amasezerano buriya akorwa mu buryo bubiri, uburyo bwanditse cyangwa butanditse niko itegeko ribiteganya. Iyo uburyo bwanditse burasobanura, iyo butanditse n'ibimenyetso. Kuva Kabarira yajya muri izi nzu z'uyu Maurice z'uyu Celestin yishyuraga 60,000 na preve cyangwa n'ibimenyetso agaragaza 60,000, ndavuga sinzi ahavuye. Ubwo rero nibyo tugiye kureba nk'ubuyobozi, noneho twese nk'inteko y'abaturage iri hano dufatemo icyemezo. Ariko ibijyanye n'amafaranga avuga n'undi avuga urumva ko badahuza, ariko icyo tuba tubiri hano kugira ngo twunge abantu atari ukugira ngo bapfe amafaranga cyane. Ese amafaranga Mutabazi ategereje yo kwishyura iyi nzu n'andi madeni arimo nyabari ayo ejo muri press conference yasabye nyakubahwa perezida wa repubulika kumufasha? Ibyo ngibyo numva gusaba, ibyo yavuze byo ni icyifuzo cye, nta nubwo icyifuzo gihabwa itegeko, nta nubwo yabyemerewe. Icyo twemera cyo ni uko umwenda abereyemo Celestin hano ugomba kwishyurwa mu buryo twumvikanyeho n'impande zombi. Niba utumvikanwa hari andi mategeko agomba gukurikizwa. Ibindi bijyanye n'aho yazayakura resource ziwe sinzizi bihagije. Uyu muturage yemewe no gufatira n'iriya modoka agendamo ariko akishyurwa. Ngira ngo iriya modoka irengeje umwenda uri hano, uburyo bwose bukurikije amategeko buzakorwa kugira ngo umuturage arenganurwe buzakorwa, ariko nyuma y'amasezerano tugiranye n'umwenda yemera. Kontra mwasinyanye urimo kumubera umunyamategeko ireshya gute? Ni igihe cy'umwaka ushobora kuvugururwa mu impande zombi zibyumvikanyeho. Ejo nibwo yidekaraye, navuga ko aribwo yidekaraye bwa mbere, avuga ko ari umunyapolitike, ubundi mbere yajyaga bivanga no kuba ari apotre. Ejo mu magambo yagarutseho yavuze ko yitwa Kabarira, ibya apotre abikuraho. Ubwo uzakomeza unamwunganiye no mu gihe agiye kuba umunyapolitike? Yego, igihe azemera ko amasezerano dufitanye akomeza, yuko ashobora guseswa mu gihe impande zombi zibyumvikanyeho cyangwa urundi ruhande rumwe rubishatse ku mpamvu rugaragaje zikurikije amategeko. Ariko nk'umuntu widekarira ko ari umunyapolitike, ntabwo abanyapolitike babuzwa kunganirwa cyangwa kugirwa inama. Ngende umujyanama mu by'amategeko, nzakomeza kumugira inama, cyane cyane yuko we yavuze ko ari umunyapolitike uri kumwe na leta cyangwa uvuga rumwe na leta. Yarumva ibikorwa byose akora bishyigiye leta, natwe dushyigiye leta. Ibyo azajya gukora bijyanye n'ibyo leta ishaka nzakomeza kubimushyikiraho, nabona atandukira nkamugira inama aricyo ubujyanama bumaze. Hari abantu bajya bakunda kuvuga cyane cyane kuri social media, amakomenti akunda kuza bakavuga ati nyamara ntabwo yuzuye, nyine bakamujyanya nk'afite ikibazo. Kuba ugiye kunganira umuntu bivugwa ko afite ako kabazo, byo ntabwo cyaba ari ikibazo gikomeye. Icyo ngicyo cyo ni imvugo z'abantu, ariko uwo bizagaragara ko mu itegeko rihana ibyaha muri rusange mu Rwanda riteganya ko gusebanya bihanirwa n'amategeko. Ngewe nunganira igihe cyose tukivuga rumwe cyangwa dukorana, mbona nta kibazo afite. Kuba ababivuga ari mu komanteri nta kibazo, ariko igihe umuntu azamenyekana bikamugiraho ingaruka, tuzitabaza inkiko mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu nk'uko itegeko nshinga bivuga. Umuntu nk'umunyagitinyiro, ubwo icyo kinyagitinyiro cye nuko agomba kubahwa, yaba ibyo yakora kandi byemewe bikagumya bigashyigikirwa. Igihe nta muganga n'umwe, umuganga twemera ko ari ufite ububasha bwo kuremenya ubuzima bwa muntu. Igihe nta muganga urabyemeza, twaba tubihagazeho gutyo, tugategereza icyo muganga azemeza nimba ari afite icyo kibazo cyangwa atagifite. Ariko uwo byagaragaraho twebwe twabona ibimenyetso bifatika, tuzitabaza inkiko kandi azarenganurwa kuri icyo ngicyo. Murakoze, ndabashimiye namwe. Ntabwo nakomeza kugorwa niruka kuri Mutabazi, ubwo ibyo abishyize mu munyamategeko, ubwo ndumva bizagenda neza. Amafaranga wavuze 630 warimo kuvuga 420 Mutabazi amafaranga ngo yemera ngo ni amezi 7 kuba ni 60 yanyishiyeho mbere akiza mu nzu yanjye. Ngiye nkavuga ngo Mutabazi ayo yemera ampayo ngayo kugira ngo inzu yanjye hori ikinze, ntabwo ubwo yihaye amapiriya yiha n'ibindi, ntabwo nshaka kuburana nawe. Ariko ayo yemera ngiye nawe mubwira rwose ayazumva afitiye ubushobozi ari yazampa, ariko nkabagize amahirwe kugira ngo bankingurire inzu. Ntabwo Mutabazi najya kumwaka ibyo adafite, ariko ibyo yemera afite yemereye umunyamategeko ari byo bazampa.
zabyakira kandi nishimye. Murakoze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.